Ikaze kuri Kevin TV One, kora subscribe, ukoreshe and like. Dutangiranye abagabo hano bari gushyira umwana mu isanduku bisa nkaho bagiye kumutwika, niko kumusukaho esanse bavuga ati n'ubundi ntabwo twari tugukeneye, wowe icyo ukwiye ni ugupfa. Umugabo yahise afata ikibiriti, disi ni abagome, ati wowe reka tugutwike urare upfuye. Bahise bamunagaho ikibiriti baramutwika, isanduku bayihirika umwo mu manga. Hari umusore wari wiryamiye bisa nkaho ari gushaka icyo kurya, yahise asama ka kana aragatabara. Nubwo babwinshi ati wa ruhinja we uzize iki? Niko guhita abona abantu bari kujya mu modoka bishimye cyane, ati uriya mwana yatubuzaga kwiryohereza, none nagende ave mu buzima bwacu. Wa musore yahise disi ababona abirukankaho, aragenda bwombe afungura butu y'imodoka yinjiramo, gusa bo nta makuru yabyo bari bafite. Nuko yafunze imodoka iragenda, disi bazi ngo umwana baramukemuye. Bakigera mu rugo umusore yari akiri muri butu, umukozi wabo w'umurwa araza ati bosi, umwana ko namubuze mwaba mwamutwaye ntimumbwire? Baramubwira ati ahubwo birakureba, niba umwana wacu hari icyo wamukoze uramuriha, turagufungisha. Ararira cyane aratakamba ati njyewe nari ndi mu kazi mu gitondo ndi guteka, ndi muri magasin mumufite, ntabwo mwigeze mugenda ngo mumubwire ngo nguyu, ahubwo mushobora kuba mwamujyanye ntimumbwire. Ati umwana wacu turaguteza polisi, uramuriha, uri kubyita ibintu byoroshye kandi nyamaza birakomeye. Nuko bisize umwanda, umukobwa arakomeza aratakamba, disi ati mumbabarire, njyewe icyo ntekereza cyo ni uko mwamujyanye ubundi ntimuvuge. Umugabo ati sheri turi umukobwa, tugende tujye kumufungisha kuko nta kindi kintu ashoboye. Umugore yasigaye aho ngaho ari kwinyura ati amahirwe yanjye aratangiye, kiriya cyana kuba gipfuye kivuye mu buzima bwanjye. Akireba aho ngaho yarikanze asa nk'urwaye igihumure, hanyuma ati icyo cyana gikuye he? Ko nawe nureba nabi ndakwica niba uzanye icyana natwitse. Umusore ati muri inyamaswa. Umugore ati mpereza umwana wanjye nonaha, niba ushaka n'amafaranga ndakwishyura. Umusore ati ntibishoboka, niyo naba nta mutima mfite ntabwo nabahereza uyu mwana. Ibyo mwari mugiye kumukorera se simubizi, situbiziranyeho? Umugore akomeza kwiciraguraho yizengurukaho ati tubabarire uduhe umwana wacu. Umusore ati ahubwo niba mutanabizi ndabateza polisi mbafungishe, kuko amasaha ashize ni menshi cyane muri guhohotera uyu mwana, byose narabibonaga. Bwa mbere mwamutaye mu modoka ngo imugonge ntiyamugonga, none mwari mugiye kumutwika, reka nigendere. Umugore yasigaye hano gusa hari icyo bavuganye, asigara arimo kwitonganya. Nuko bari bavuganye ko bagomba guhura akamuhereza amafaranga nawe akamuhereza umwana, muri make bakagurana. Nuko umwe yaje n'akabogisi karimo umwana, undi n'igikapu kirimo amafaranga, akinaga aho ngaho ati ngaho mpereza umwana wanjye maze amafaranga yawe nawe ngayo. Umusore yateretse aho ngaho. Mwibuke ukuntu uyu mugore n'uyu mugabo ari abagome. Umusore ari kwishima n'amafaranga, umugabo yaturutse inyuma bamubatuye igiti cy'ikibando mu mutwe. Umusore byarangiye gutyo, nuko yaguye. Barishima ati amafaranga yacu tugiye kuyasubirana kandi n'umwana tumutware. Ikigaragara uyu musore ni ikigoryi. Bakijya gupfundura disi, urebe ukuntu Imana itabara umuntu. Basanze wa musore atakunze amafaranga cyane garuta ubuzima bw'umwana, basanze ari igipupe. Baramubyutsa ngo bajye kumushyingura, bakimugeza iyo hepfo bamuteye utuzi aba muzima. Arababwira ati ntabwo umwana namubaha, mwebwe muri abantu babi cyane, ntabwo muri abantu bo kwizerwa. Hanyuma bamuzanaho umuriro ngo bagiye kumutwika, ariko natavuga baraza kumutwika. Ako kanya bagiye kumushumika, hahise haturuka polisi iri kumwe na wa mukozi wabo wo mu rugo afite umwana. Nuko babafashe babataye muri yombi. Hanyuma umugore aratangira ati umwana wacu, umwana wacu.
umukozi ni uko basubije inyuma ukuntu bamutoteje byose arabivuga n'ukuntu umuhungu yaje kuba yamuhereza uyu mwana. Hanyuma batekereje buri kimwe polisi ukuntu nyine babipanze, akamuhereza umwana akamubwira ati uze kuzana n'abashinzwe umutekano ngewe ndaza kukurangira, ndabahereza location y'ahantu ndaba ndi, ntuze wenyine kuko twembi uko turi batatu bishobora gutuma duhita tujya mu byago. Nahanye gahunda n'uriya mugore mabuja wawe ko turahura nkamuha umwana, ngiye kugenda amuhereze umwana wa fenke, amuhereze amafaranga mu buryo bwo kuyobya uburari kugira ngo polisi ibe yamufata. Nuko umukozi yabasobanuriye ati ngewe bari bagiye kunyica bari kumbwira ngo bari bumfungishe ngo umwana wabo bamunsigiye kandi nyamaza bari bamujyanye ngo bamwice. Umukozi desi ikigaragara yari umwana mwiza, umwana nawe yarebye ababyeyi gito afite agahinda karamwica atangira gutera imigeri, abandi batakamba basaba imbabazi ati mutubabarire ntabwo tuzongera. Barababaza ati mbese muzi agaciro k'umwana mwebwe cyangwa mugasoma mu bitabo? Nuko babatwaye wa mukozi wo mu rugo aza kureba wa muhungu ati va muri uwo mwobo, kuko uyu muhungu n'ubundi yiberaga mu kinani, ati va ku gasozi va muri uwo mwobo uze twijyanire mu rugo ujye kumfasha kuba nakwita kuri uyu mwana. Mwabonye abandi bana, mwabonye abandi bakozi bo mu rugo ukuntu bitonda? Hanyuma arangije umuhungu ati uri seriye yo kuba wabana n'umuntu nkanjye wibera mu ishyamba se? Umukobwa ati nta kibazo aho waba uba hose ufite umutima wa kimuntu. Wibutsa ko iyi ni Kevin TV1, kora subscribe ukoreshe ya utere comment and like.